mfite imyaka 18. Wow, ubwo turi muri rwa rugendo rw'abana, talenti z'abana ariko zishobora kubabyarira umusaruro. Tukiri hano wenda turakomeza. Ubundi kilo cya tofu uyu munsi kiragura ngahe ku isoko? Uyu munsi kilo cya tofu kigura 2,000. Mu mpano navuga ababyeyi banye bampaye rero gukora tofu birimo. Iyo nakoze tofu iraryoha, nushaka ndaza kuyigukarangirira iryo. Wow. Rebe uburyo bimeze. Ndayiteka ku buryo uyireba kavuga ati tofu ni inyama mu zindi. Yego. Dusubiye n'inyuma kuba afite ibibazo by'uburwayi butandukanye, kabafite za hypertension, ntekereza ko batemerewe kurya inyama zisanzwe. Iyi tofu ashobora kuyifata akayikorera isosi, kandi isosi nayo itetse neza irimo ibirungo byose atanayikaranze, akarambikamo tofu. Akarambikamo ka gatofu ke.
tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV, tubaha ikaze kandi tubishimire mwebwe mudukunda muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ndiho ndabwira bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'uburasirazuba, namwe muri mu mujyi wa Kigali. Ndizera ko mwese mukomeye kandi mushima Imana rugira rugena byose. Twebwe ino mu Rwanda niyo twiringira. Reka tugushimire wowe waduhaye subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bikugeraho neza kandi bikugerereho ku gihe. Turi mu burengerazuba, akenshi twebwe twibanda ku impano z'abana hanini, kuko televiziyo n'Umwana TV twibanda ku mpano, ariko ntabwo tubura no kuvuga no ku bindi n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'uyu mujene, ni muto ariko ntabwo ari muto wo guta ubugari, ubu muhaye ntabwo yabuta, ahubwo ashobora kubufungura neza. Icyo tugiye kuganiraho ndabizi uraza kugira amatsiko. Wajyaga ujya mu birori bitandukanye, cyane cyane iby'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ukabona inyama bita tofu, inyama bita tofu, ariko abenshi muranazikunda, ndabizi nubwo waba utari umudivantiste, ndabizi ko mwese muzikunda. Uyu mujene tugiye kuganira ni muto, n'ubwa mbere mugiye kubona umuntu mutoya usa naho akora igikorwa wowe wahoraga wibaza, atariko ibi bintu bikorwa gute, bigenda gute, bikorwa gute, kandi benshi mukabikunda. Reka tubanze tumwakire kwanza, aratubwira amazina ye, ibindi ndabimubaza namwe muraza kubyungukiramo. Amazina yanjye yitwa Munezero Olivier. Ni amazina yanjye. Okay, Olivier umeze se? Ameze sawa. Urakomeye. Urashima Imana? Ndashima Imana n'abantu bakeye. N'abantu bakeye. Nizere ko muri abo ndimo. Nawe werema nta kibazo. Imana ishimwe. Ndizera ko n'abadukurikiye nabo bizere, nabo bagiye kutwizera. Olivier, ndagira ngo dusobanurire noneho rero sasa. Yewe sanze uri gukora tofu. Ndi umuntu wa mbere wari ufite amatsiko ngo tofu ikorwa gute. Ibyo ari byo byose abadukurikiye bari kubona amashusho, ariko ugiye kubabwira bihera hehe kugira ngo umuntu azabone tofu neza irindi igera ku mezi we bigenda gute. Tofu rero kugira ngo tofu ubone kubundi ntabwo binyura muri process ndende. Yego, wabishatse ufite ibikoresho nawe ubwawe wabyikorera. Yego, kandi bigacamo neza. Tofu kugira iboneke rero, ubundi tofu muri rusange icyambere ikorwa mu gikeye, iva muri soya. Soya izi zisanzwe duhinga, soya duhinga mu mirima yacu. Ufata soya rero yawe, yego, iyo ufite ukayinika mu mazi, ikamaramo amasaha 12. 12. Amasaha 12. Ubwo bibaye byiza wayirazamo, uhishiramo nimugoroba ukayikoramo mu gitondo. Ukajya kuyibetesha hamwe babeta isombe. Yego, kuri za mashini zibeta isombe ndazibona. Birangije rero ufata ya soya yawe wamaze kubeta. Yego, ugashukamo amazi bitewe na soya wakoze uko ingana. ubwo wateguye igikoresho ukashyiramo yafu. Yego, cyangwa se wakoresha fu cyangwa soya isanzwe. Yego, icyo ufite cyo wakoresha. Birangije gusukamo amazi rero ufata agatambaro keza k'isuku kabugenewe gafite isuku. Yego, ugafata bya bikamvure cyangwa se bya y'amazi avanze na yafu. Avanze na yafu cyangwa se na Yego, bimwe byavuye muri ya soya. Ukabiyungurura havamo amata meza ku buryo uri kuyareba. Yego, kugira ngo ni amata y'inka. Ayo mata rero urayafata ukayateka. Yego, ukayateka ku ziko n'umuriro mwinshi, agasha kabirindura. Iyo amaze kubira rero, yego, ufata ikintu bita indimu. Indimi zitweza duhinga, indimu zino duhinga. Ukazikamura, umutobe wazo, wa mutobe wazo ntuza gukoresha, usuka muri ya mata ari kubira. Yego, agacika. Cyangwa se ugafata ikintu bita vinegere, kuko nayo iri muri ntuza y'indimu. Nayo vinegere ikugwa mu ndimu no kongeramo izindi product. Yego, ya vinegere maze gufata rero uyisuka muri ya mata, amata akagenda acika buhoro ntakarangije gucika. ngira ngo abadukurikiye bazi ubusanzwe amata iyo aguyemo igitonyanga cy'indimu ahita acika kabisa. Yego,
ubwo bivuze ngo kubera ko ya soya nayo ari amata nk'uko bari no kubireba kuri aya mashusho ubwo ushyizemo vinegere cyangwa yandimu nk'uko bivuze ahita acika amata ahita acika ako kanya ambo ya mata amaze gucika rero urabireka bikibirindura yego byabera nk'inshuro 3 cyangwa inshuro 4 ugaterura icyungu yego ukajyana ahantu hari ibikoresho byabugenewe ugafata ndabona hano wateguye ameza hari ameza kubona ko hariho n'akantu kabugenewe iforoma yabugenewe iyi foroma ntuhirebe guca ngo ni y'amatafari ntabwo ari y'amatafari ahubwo ino foroma nibyo nayikoreye cyangwa se nicyo nayiteguriye nage ndayikoresha ku batekinisiye babikora mvuga yuko nkene iforoma yabasha gukora tofu mu buryo bwiza yego iyi foroma kuyikwira baguca rero yakora nk'ibiro cyangwa se yajyamo nk'ibiro 10 muri kano kazu kamwe hajyamo ibiro 10 nano akajyamo ibiro 5 bikaba 10 ibaze kumva ko kano kantu karakomeye yego ambo iyo urangije rero uradaha ugenda ufata yantuze ya tofu maze gucika ugasukamo muri ya foruma ubanje gushyiramo kano kantu kayunguru kano kantu ni nk'akazitiramo cyangwa kagatambaro nako kaba karateganyijwe cyangwa se gakoreshwa kano kantu rero icyo gafasha yego gatuma iyo usutemo tofu itabasha kuba yagenda ngivemo itakare yego kayishyira hamwe kandi kagasohora amazi ari muri kagasohora amazi kagenda udawushiramo iyo urangije rero hari akandi kantu kateguye kandi no kubona kameze nk'agapfundikizo ugenda ushiraho ubwo gasimbura ikiganza cyawe kuko ushizeho ikiganza cyashe ukagenda ukamura buhoro amaka amazi avuyemo amazi agenda avamo ukareba nimba amazi yavuyemo neza iyo usanze amazi atari yavamo urongera ugakamura warangiza ugakuraho kakasitiramo washize ku ruhande ugahita uyicurika tofu ukayikuraho neza ni tofu nawe murabona ko ari tofu nziza igaragara neza kabisa tutarakubaza ikindi kibazo twavuze ko televiziyo ari Umwana TV hari umunyamatsiko uvuze ati ntago mwatubwiye Olivier we afite imyaka ingahe mfite imyaka 18 ubwo turi muri rwa rugendo rw'abana talenti z'abana ariko zishobora kubabyarira umusaruro tukiri hano wenda turakomeza ubundi kilo cya tofu uyu munsi kiragura ngahe ku isoko uyu munsi kilo cya tofu kigura 2,000 ibaze none kari uravuze uti gashobora kuvamwo ibiro 10 karakombe yego akanuza kamwe nakandi kamwe 5 bikaba 10 noneho rero ubwo dusubira inyuma umuntu ashobora guhita avuga ati none se ko ari muto nkuko abitubwiye ubundi we yabyigiye ese ni mama na papa mu rugo bitunganye ukaba warafatiyeho ni ibintu byaje gutyo kuko na bugingo n'ubu ndabizi neza ko abantu bari butange ibitekerezo hano n'ubwa mbere bumvise uko tofu ikorwa ndetse abenshi bashobora no kuyikorera bakurikije urugero bahaye ku myaka yawe 18 wowe wabikuye ibi bintu nabikuye ku babyeyi burya ababyeyi ni ingirakamaro ababyeyi ni ingirakamaro umubyeyi rero ni umuntu uguha umurongo w'ibyo ukora w'ibyo ugenderaho iyo ufite umwana rero akaba ari umwana ukunda nawe agukunda akumvira burya ugira impanuro cyangwa se ibyo umuha mu mpano navuga ababyeyi banjye bampaye rero gukora tofu birimo iyo nakoze tofu iraryoha nushaka ndaza kuyigukarangirira ijyaho rebe uburyo bimeze ndayiteka ku buryo uyireba ukavuga ati iyi tofu ni inyama mu zindi yego dusubiye n'inyuma ku bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye nk'abafite za hypertension ntekereza ko batemerewe kurya inyama zisanzwe iyi tofu ashobora kuyifata akayikorera isosi kandi isosi nayo itetse neza irimo ibirungo byose atanayikaranze akarambikamo tofu akarambikamo kagatofu ke yarangiza akagatogosa agashira ku ziko yarangiza gushira ku ziko bikabirinda agashiramo nakunyu tofu ujya kuyirya kavuga ati mu buzima niyo nyama dusubiye inyuma hari umuntu ibyo ari byose uvuga uti yewe ubusanzwe nkunda tofu kandi mu rugo mfite ekipe kamvuge ekipe hari abantu bafite umuryango mugari ubu umuntu waguhamagara nubwo yaba ari Kigali ari Rusizi ari Musanze ari Rubavu ahubwo ngo ngwino mu rugo
nguhe mendevure unkorere tofu wayimukorera? Iyo nayimukorera cyane, nayimukorera nk'uko abyifuza. Yego, yaba ubukwe, yaba ibirori bisanzwe, waba umuryango, imiryango isanzwe, wantumira nkaza nkayigukorera nta kibazo. Cyamaye nka data. Abantu benshi ndabizi ko mu bukwe bw'abadivantiste benshi wenda bahari benshi badukurikiye bakunda gukoresha tofu, ndetse rimwe na rimwe bakaba batazi ngo nazikurahe. Birumvikana ko nimero yawe reka tuze kuyishyira mu kiganiro mu gihe, ariko se ubifatanya ute iyo wagiye ku ishuri bigenda gute? Birahagarara? Oya, iyo nagiye ku ishuri ntabwo bihagarara. Hari abakozi runaka, iyo nagiye ku ishuri, yego, mfata abakozi runaka nkabashiraho, ukabasiga kuri uwo murongo, nkabasiga ku murongo hagati, muzajya mukora ibi nibi. Abakiriya bazabahamagara muvugane nabo. Umukiriya ntabwo ahamagara nukumwereza tofu, ntabwo umukiriya agomba kubura tofu. Wow. Ubwo ariko binavuze ko nyine nabo bashobora kujya kuri tele bagakora mendevure, nimba kuko hari umukiriya ushobora kuvuga ati jewe ndigurira so ibyo bikoresho byose uze unkorere. Ndigukorere ibikoresho byose wabyiguriye, nta kibazo naza nkabigukorera. Ariko icyo gihe ubanza wamuhenda, ntago ari kimwe nuko wayimugurisha. Ntago muhenda. Yego. Nanjye ndagereranya nkabaga ati uyu muntu yaguze ibikoresho nibyo birumvikana. Nanjye iyo nza kubigura inyungu nagukoramo ni iyi. Yego. Iyo nyungu niwe mfata nkavuga ati rero umubyizi w'umunsi nayo urama, nkaza nkamukorera nta kibazo. Reka noneho tugende tunagana no ku musozo. Hari abantu benshi bafite amahoteli atandukanye kandi bakira abantu banatandukanye, bazi ko cyangwa ndatekereza bari kutwumva, murabizi ko ku mahoteli yanyu mwakira abantu b'ingeri zose zitandukanye. Aba bantu bakubwiye ngo ngwino udufashe noneho dutegurire amafunguro y'abadivantiste, wenda no muri documentaire z'ibyo dukora tuzaye tubabwira ko dufite n'ibyo kurya by'abadivantiste, nabo wabafasha? Abo nabafasha cyane. Baramutse bankeneye, yego, kuri zino nimero zikurikira, yego, bambona cyane. Okay. Arizo 078 undi 8, yego, 73 ni yawe. Iyo ni yanjye. Iyo wagiye ku ishuri ukagira uyisigira. Indi nimero ikurikira, yego, 079 0988 iyo nayo iya mbere yamagaye ikabura, uhamagara kuri ya kabiri. Yego. Waza kunsangaho nta. Nukuvuga ngo kubera ko wiga, ntekereza ko wenda babyumve neza, hari waguhamagara ngo akugira umukozi wa burundu, wowe wabikora mu gihe uri muri vacances, nimba ari kuri hoteli bakeneye bazakira abashyitsi, cyane cyane abadivantiste nibo ndiho mvugira, nkuko iyo abanyamahanga baje tumenye iby'iwabo, ibyo bakunda. Tukavuga ngo turateka ibiryo by'abashinwa, turateka ibiryo by'abantu muri South Africa, turateka kawunga yo mu Bugande. Abanyarwanda bakunda ibyo kurya by'iwacu bitandukanye, ariko dufite ingeri abadivantiste mu birori byabo muzi ko bakunda amatofu, kandi hari n'abandi bantu benshi bazikunda. Ndatekereza amahoteli n'amaresitora bagiye nabo bakoresha tofu byaba ari byiza, ariko bakaguhamagara kuko uri na muto. Noneho ndagira ngo udusobanurira hanini ibi bintu wowe kubikora gutya kandi ukabikuramo amafaranga, ugamije iki nyirizina? Ikintu ngamije nyirizina nuko na developing ngewe ubwanjye, yego, hagira ikintu nigezaho. Wow. Kabasha kuba navuga ati navuye ahangeza ukiri muto. Ntari nuzi imyaka 20 mfite igikorwa cyanjye runaka nikoreye. Ibyo bintu bishimisha n'umubyeyi burya. Burya ifite umwana utarose imyaka 20 ukabona afite igikorwa yigejejeho kandi gifatika, yego kabisa, uravuga ati narabyaye. Wow. Okay, sizi nimba hari ikindi twabaza Olivier bakunzi b'Umwana TV. Ntekereza ko mwabyumvise, afite imyaka 18, azi gukora tofu kandi mu buryo bwiza bugezweho. Yababwiye byinshi inzira zose acamo kugira ngo abe yaguha tofu imeze neza. Ubusanzwe sobanurira abantu, none se igera mu mavuta gute? Uburyo itekwa none yigejeje mu mavuta, cyangwa se noneho hari uwakenera kuyirya adakoresha amavuta? Abo bantu babiri bahe ingero zikoreshwa. Reka duhere ku bantu bashaka gukoresha tofu watayikaranze amavuta. Yego. Akaba yayiteka ariko akayikoresha adakoresha amavuta. Yego. Uburyo bwa mbere rero nubu, ufata tofu yawe yahiye, yego, nka kuriya, ukayikatakata, yego, mu tuntu tw'uduce dutoya. Birangije kudukatakata rero uradutogosa mu mazi, yego, ugafata agasafuriya kawe keza, ugashyira ku mbabura cyangwa kuri gaze, yego, ugashyiramo twa dutofu wakase,
ugafata akunyu gakeya ugashiramo ugashyira muri ya mazi akunyu gusa yego bikabirindurana yego kabirindurana bibize nk'inshuro 3 enye uteruraho ya mazi ukayakuramo yego ukayashira ku ruhande ntacyo tofu ibahumura nta kimwe yego ufata ibirungo byawe ku ruhande ibirungo wafashe inyanya salisa sorogatomu n'ibindi byose ukabivanga ubwo turacyari ku badakoresha amavuta yego ukabivanga warangiza ukabishira mu cyungu cyawe wateguye neza bigashya neza mbese ukabicanira ku rugero ruhagije yego ugafata ya tofu yawe iri ku ruhande ukayishyira muri ya sosi nziza ukayishyiramo isosi ifashe yahiye bitewe nuko rero muri ya mazi watogoshejemo washyizemo akunyu umunyu ngo wabasha kwinjiramo imbere yego n'uyirya urumva iryoshye wow noneho iyo umaze gushyiramo bya birungo urongera ukayibiza yego na ya sosi ikinjiramo imbere yego iyo umaze kwinjiramo imbere rero tofu yawe urayaruhara ku sahani yawe nziza plate uravuga ati niyo abe ku muceri watetse ibindi byo kurya ariko iyo ni isosi irimo tofu nziza ariko noneho ku bantu bashobora guteka tofu bakoresheje amavuta ufata tofu yawe yego tena ukayibiza ugashyiramo ka kunyu yego ukayereka ugakuramo amazi yose akavamo yego ugafata amavuta yawe meza aringaniye makeya aringaniye ugatereka kuri gazi cyangwa ku mbabura amavuta agashya cyangwa se akarungura ugafata ya tofu yawe yumutse ntabwo bikoreye harimo amazi yego iba yumutse ukajya utereramo kamwe nk'ifiriti nk'uko bateka ifiriti warangiza ugafata ya tofu yawe ukayishyiramo iyo urangije kuyishyiramo rero ntabwo iyo amavuta yahiye ntabwo igirenze iminota 4 kuri 5 urangije kuyikuramo amavuta yahiye iyo uyirengeje irashirira kandi yashiriye irakomera iyo yakomeye rero ntabwo isosi yinjiramo voilà iyo isosi itinjiyemo rero ntabwo ikuryohera yego kuri ugahita uyikuramo iminota 3 kuri 5 iba yahiye yego ugahita uyikuramo iyo urangije kuyikuramo rero uyishyira ku ruhande ugafata ibirungo byawe yego ukabikaranga bisanzwe kwa kundi wabivuze ariko none difference nuko hajemo amavuta nuko nayikaranze ukaranga ifiriti yego gahita ufata kagatofu kawe ugashyira muri bya birungo tena wateguye ku ruhande runaka yaba salisa sorogatomu inyanya n'ibindi byinshi yego ugakaranga bisanzwe n'abarya urusenda byose aya gasenda ntabwo ari keza ubwo turavuga ku bakunzi bako ntabwo ngiye nkunda kugakoresha nabwo nagakoreshaho yego niyo mpamvu ntavuga ko ari keza kuko nzi ingaruka zako yego tofu yawe urayireba hano ukavuga ati iyi niyo tofu niyo nyama bavuze ngira ngo kabisa urumva ko ari ibintu kabisa bimeze neza cyane ari benshi rero ntekereza ko bagiye kujya baguhamagara uzabakira gute birumvikana umuntu aguhamagaye akugana yego umwakira neza umwakirana umutima utuje kandi umukunze ko numukira kandi avuga ko umukiriya ari umwami ubwo rero uramwakira ugakoresha n'imbaraga zose zishoboka kugira ngo ibintu ugiye gukora n'ubutazabyishimire azavuga ati uzagaruke none se dusubiye inyuma nk'umuntu uguhamagaye ari nka Kigali vuga ati giye mfite abashyitsi muri iyi weekend wenda bazaza gufata irembo z'urugero kandi nkeneye ko uzadutegurira tofu ubundi wamucaginga iki kuko abantu n'abanyamatsiko iyo tuvuze ibintu by'amafaranga hari igihe biba byiza akazaguhamagara neza zishwa icyo wamusaba ari nk'umuntu uri Kigali hano turi Rubavu yego Nyakireba ikintu namufasha ngewe natega nkajyayo cyambere ni transport ngewe natega nkajyayo nta kibazo natega nkajyayo nkamubwira ati se ufite ibikoresho cyangwa se ibikoresho ngiye mbyigurira cyangwa urabyigurira yego aramutse ambwiye ko afite ibikoresho rero byaba binyoroheye ubwo yaguha mendevure ariko adafite n'ibikoresho ngewe nshobora kuzikorera hano nkazijyanayo nazikoze cyangwa se akambwira ati ngwino uzikorere iwanjye nabyo nabikora nta kibazo Olivier tugushimire cyane tugushimire kuko ikintu kinshimishije nuko muri vacances nibutse abandi urundi rubyiruko abajene bari mu ishuri kandi bakiri bato ntabwo kujya mu bidafite umumaro ari byo byiza Olivier urumva uru rugero abaye imboni kuri benshi
hari byinshi nawe ushobora kumwigiraho. Ibyo byose ushobora kudakora tofu, ariko hari byinshi wakora kugira ngo no mu gihe ugiye gutangira amasomo yawe uzaba uri furo hari utuntu wasevinze ku ruhande. Olivier tumushimire cyane kandi tukubwira ngo courage, nizere ko iyi nimero twashyize ku rubuga abantu bakomeze baguhamagare. Noneho nimba wagiye ku ishuri igihe cy'itangira ry'amashuri, Olivier aba yagiye ku ishuri ariko hari timu imufasha, abakozi bahari bagukorera tofu, ariko mu gihe hari wamuhamagara. Tubashimire Olivier, tugushimire cyane, urakoze cyane. Namwe turabashimira. Namwe rero bakunzi b'Umwana TV tubashimire ku ruhare rwanyu kabisa kutuba hafi, ni ikintu cy'ingenzi. Nizere ko wajya kubona tofu ariko ntumenye ngo zikorwa gute. Zikorwa muri soya. Soya ni igihingwa kandi gikunzwe cyane, by'umwihariko gifite intungamubiri nyinshi cyane. Soya rero abadakoresha inyama cyangwa n'abafite ibibazo by'uburwayi babujijwe inyama, tofu ni cyo kurya ushobora gukoresha kigategurwa nk'isosi kandi kikaba cyagufasha ku mirire yawe mu buryo butandukanye. Reka mbashimire rero kandi dushimira Olivier cyane. Mwebwe rero mudukurikirana, nyaboneka nimba ari ubwa mbere wadusuye, udufollowing ni subscribe, ni ijambo ritukurura rikandaho ibintu bigende neza. Ariko wowe nimba warayikoze, Imana ikwagurire imbago, kandi nukuri ntekereza ko abo dusabye ntabwo tubategetse ahubwo turabinginze. Reka mbashimire, ngewe nitwaye Emmanuel Kanani, ikiganiro nakagaruka ku Mwana TV. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe. Nange ndabashimira. Very good.